nta ntambara ngwino hano uzadukenera nta ntambara vayo ni niyo mpamvu uri umusitari washakanye n'icyamamare nta ntambara madamu atwite inda y'amezi angahe mani ntago atwite mani nta ntambara atwite kanze mbikwereke urabona umuntu atwite nose niki kitagaragara nose iryo bere ni ry'umwana wafashije ubundi ari isugi nose aratwite bro ntako wanyaka umwaka ushize hafi umwaka urenga oya se kamadamu gonja ariko na namaragira keya shuru uru rukundo wari rukwiye wagomba okay so nukuvuga ngo rero uriteguye mbwira ndashaka umbwire iyo atarayi wawe yagiye kurara mu rugi we kwa madamu mukuru wiyumva ute ukamushaka ukamubura uretse mbwira ukamushaka ukamubura ukarara wenyine wifumbase kandi ejo bundi mwararanye umufumbase dore ukuntu muri kumwe ari kugutera ibibizu dore arakubwira ati humura turi kumwe ntugire ubwoba ngahibaze nijoro mu kizu cya wenyine kandi uzi ko ari kumwe na shiri wundi mbwira muri wowe wumva umeze ute mbwira bwiza uko nuko ntacyo bintwara ntacyo bigutwara mbwira ukuntu uri kwiyumva mw'imbere wiyumva uti kuko agomba kumenya izo feelings nta kibazo mba mfite gute se ku buryo uryama ukavuga ati twende gazi ndaryama natashye nijoro mu kazi hano nyarahari ngenda nkahita niryamira rero nta mpamvu sangahe utasangahe ngera hano nka saa 5 saa 4 n'igice za nijoro ugahita wiryamira mbwira itandukaniro ryo kuba yatashye iwawe yagutahiye n'igihe aba atagutahiye aya majoro yatandukanya gute subiramo numva ijoro aba yaraye iwawe gupfumbase uri kumwe nawe uvuga ati uyu munsi arantahira n'igihe uba atatashye iwawe uri umugeni uracyamukumbuye ni mu gihe byari mu mwaka wa mbere ni sheri ishusho ni umutware mu rugo ugomba kumutekera ukajya n'iki n'iki ngaho mbwira noneho urumva ngo dore nk'ubu dore ukuntu ari kugusomagura dore ukuntu n'iki n'iki ari kugutamika urumva noneho ukabyuka mu gitondo usanga uri mu nzu uri umwe uba wumva itandukaniro ari irihe uba wumva umukumbuye uba wumva ubishaka uba wumva bimeze bite uravuze uti ngo iki avuze ngo iki nta ntambara avuze ngo uvuze ngo kasamutwe uyu bamwiza kasamutwe uretse gato ntabwo numvishe ukuntu umbwiye ngo iki shushu ibiki mancha ndavuga navuze ntabwo ujya umukumbura nk'ubu dore ukuntu ariko uri kumwizirikaho dore ukuntu uri kumwikurutaho ariko gusomagura n'ibyo ngibyo niyo ubyutse mu gitondo utagiye nko ku kazi ariko yabaye bize ubizi ko aryamye mu gituza cya madamu mukuru wiyumva ute uba wumva umeze ute ntandukanyiriza ijoro wabyusa kuri ruhande nijoro ubyuka wifumbase ayo majoro wayantandukanyiriza gute nyine abatandukanye none se bahari urumva abatandukanye gute rero ako turavugana bihagije iyo yagiye kwa madamu mukuru muravugana bihagije ni ukuvuga ngo aba yagiye presence ye gusa ariko ku mubiri muba muri kumwe ni ukuvuga ngo agomba kumamagara video call kugira ngo amenye ko ndi n'ahandi ndi oya ndakubujije ngo ngwiki uba ugomba kumuhamagara kuri video call kugira ngo umenye ko ari kwa madamu mukuru mbwira
ujya umufuhira indi sheri wawe ubuhira uramufuhira oya se nk'ubu ngubu umufatanye n'akandi gakobwa yawe nyine arakarishye. uretse gato umufatanye n'akandi kabebi cyangwa ugasanga yagiye kugucitinga yagiye ahandi byagenda bite wabyifatamo ute? Hmm? barekana wahita umureka ako kanya oya se Uvuze uvuze ubivugiye ahangaha ntukuvuze kuri kamera ko byaba birangiye nta n'imbabazi zaza namba amabizo basi amabizo yavuze ukuri ndaribaza niba naravutse nk'abandi cyangwa niba ndi ikiwerewere byaranyobeye nanjye abo ubundi umva shushu uretse gato njye numiwe uretse gato ni ukuvuga ngo shushu uramutse umufasha ari kurya undi muntu cyangwa ari ku wundi mukobwa ubwo byaba birangiye mungu wanjye none se mwana wanjye n'ubundi batari uwawe wenyine noneho uretse gato iyo wicaye ukumva ukuntu biri kugukegeta ukumva utanabyihanganira ujya ufata umwanya ugatekereza ukuntu madamu we nawe yamufuhiraga urumva yumva yazanye undi mugore yamuciye inyuma ku wundi mugore bari kurya imbuto ze ntabwo uje ubikurikira ngo ubyumve ujya wimajina ukuntu umudamu we amubwira ko yabonye undi uko yifataga nawe cyangwa uko yifashe wowe ubyumva uti mbwira nawe ushyire mu gaciro ntabwo ubyitayeho ntabwo uri mu mutima we ibyo ureba n'ibiri mu mutima wawe wowe reka rero nza undi muntu mukuru wacu hano urumva ni mukuru wa nta ntambara umukunda kubi nawe amwakire nawe umwibwire umubwire n'uwo uri we Ama-G yego musaza ndagusuhuje nta ntambara Ama-G the black inshuti yanjye akira nta ntambara wakira n'umugeni Ama-G amakuru yawe amakuru ni meza umeze ute se sasa nimutse hahandi Godfather nibagiye kumubwira narimutse ngeze gutya mbona inyungu mfata inzu nziza y'ibyumba bibiri mva hahandi narindi urumva abana ndabimura mani Godfather namwe mwese mani nyagasara zajya wumugisha nyine ni gutyo tu ariko step ya mbere narayikoze ariko byaratinzeho gato namanje najya gucuruza kwanza kugira ngo mbone ubushobozi kugira ngo mbashe kuba nabona ukuntu nimura abana n'umudamu wanjye mwarakoze cyane kabisa nyagasani azabaho umugisha Godfather warakoze narimutse nibagiye kubikubwira none abana bameze gute nta ntambara subiza Ama-G meze neza nagiye kureba umudamu wanjye wa kabiri komeze uyu munsi washatse kuba yaruhutse oya ntabwo namushatse ahubwo nari mufite wari umufite cyagiye mbere y'uko dukora feri yari ahari
nuko nanze kubivuga ariko nari bifite nta ntambara ndakubujije. wari umufite burya kuva 2000 yaramufite nyambitse ingofero yaramufite ariko yaramwohereje ku ishuri kwiga. yarari hehe se yarari hehe ntabwo nawe udushyira mu gihirahiro. Twakubwiye ko yarangije kwiga 2025 mu ntangiriro. Ibintu nubihuze. Ni basi se aziranye na wa wundi yego no kumuzana namugishije inama aza mu rugo baraganira n'ubu bajya baganira nushaka kutubwire tumuhamagare kuri telefone. Godfather nuko kw'Imana hari ibintu mbona nkavuga nti se ibi. Okay, Godfather umva ufite telefone iruhande? Ngiye guhamagara mama Jonathan. Yego bas ngiye guhamagara andika 078 ko bivuyemo. Amaji umva Godfather hari ibintu nanjye mbona. Godfather na Muhoza ubugari mwaburiye mwenyine. yewe wote twagiye wayanditse amagara mama Jonathan tugenda etegama oya naguye ntabishaka. The telephone number you've dialed is not available. Please try again later. Ndakuzinya telefone rero nicyo kibazo kabisa ndamushaka nkamubura kabisa buri munsi ndamuhamagara. Ongera umuhamagare ndandambara paka abonetse cyangwa umwe nimero mwihamagare. The telephone ndebe kandi navuye mu rugo telefone iriho umuriro kabisa. Use nta ndambara tumwizere we. Ongera umuhamagare niko yambere. Thank you Deza. Muho ngwino nguhe ku kasimusi shaka. Okay, Godfather umva nkubwire. Nukuvuga umva nkubwire. ndaje Ejo nzarara ku mugore wanje wa mbere uri kumva? nzamugwa muvugane. Uzajya hano kuri TikTok live. uzamuzana okereka kuva amakipe kandi. None nukuvuga ngo ufite ingo ebyiri. Abana se bajya baza aho ngaho bakanaharara nka kabiri gutyo gatatu bagasubirayo. Ariko cyane muri weekend. None se mbere cyagihe ibintu bikaze wajya guzaho ngaho. Najyaga maza ariko ntabwo bari bakabanye mu umva Godfather reka nibutse Godfather kanu gatoya sibyo? Godfather reka ngiye kwibutsa kanu gatoya sibyo? Yego. Urabona hari ahantu hateretse amazi uri kwabona? Ntago ibuka igihe narindi kwarira amashokora. Yego ndahibuka. Ntago ibuka igihe twabaga mu nzu uri kumva? Ukambaza ngo mbese ngo ipusi ngo nago zicamo. Urabyibuka? Ndabyibuka. Ngo umutwe ngo sheri yarakumvaga narangiza nkajya muhisha. Amuhisha isura. Yego. Icyo gihe nabaga naraye ku mugore wanjye uyu nguyu. Reka nkwereka kandi kantu urahita wibuka igiye gukoreka igikapu. Kira gikapu nagukibuka? Urakibuka? Kira ni uri kukibuka kira gikapu? Ndi kukibuka ishira ku muryango ndebe. muri twaje twarahimutse. Oya hambere twarahimutse man. Hambere twaravuye arameze nabi. Ingo ebyiri warazimuye icyarimwe. Ingo ebyiri zose. Oya bo yimutse mbere kuva kera dore. Reka nze tumindure kamera. Ngeze ukuri.
iki gikapu urakibuka? Godfather mbabarira. Iki gikapu urakibuka? Iki gikapu urakibuka? kandebe Iki gikapu urakibuka? ni ndakibuka. Ahangaha niho hari, ahangaha ni handi njya nakweretse amazi n'amashokora ahangaha. Rero ni kira gihe Godfather uri kumva? Ndi kukumva papa. Kira gihe ntabwo we yabaga hano yari yarabonye akazi, urumva? Urumva? Noneho bamaze kumwongeza ahita afata amafaranga ajya gufata inzu we, kuko namushakiye akazi kamuhemba hafi 5K. Yaramushakiye akazi. Urumva rero ni kuva kera warahambonaga rimwe na rimwe ukagira ngo nagiye i Kigali, ariko nangaga kubikubwira bro. Umwaka urashize mbana n'uyu mugore mani, madamu wanjye arabizi, na kuva kera twabana madamu yarabizi. Yarabizi no. Kiragiye icyo nakoze naye madamu igishoro cya desa, urukumva? Abana tugura uburiri, urumva? Thank you. Ndangije fata amafaranga njya gucuza telefone zanjye, urumva? Kubera ko nacuruzaga amakarito, njya gushaka telefone ndazicuruza bro mu mujyi mani, ndazirangura nanazerikanye kuri kamera, uri kumva? Ubwo mugore uyu nguyu cya wa wundi Godfather wasobanurira Ama-G ko nagerageje kugusobanura buri kimwe. sobanurira wowe urahari ku giti cyawe. Umugore nari mufite kuva mbere, uri kumva Ama-G? Na mbere yuko mudufasha neretse Godfather inzu yabagamo yarayizi, n'igikapu ndakimweretse na mbere muko mudufasha yaratuye ahangaha nari mutuje. Iyo muri amaze kudufasha, icyo nakoze kwari kugenda gushaka ubuzima ngiye na madamu tugahuriza hamwe, uri kumva? Madamu igishoro kujya tumenya nujya uvuga madamu ujye udusobanurira uwuhe madamu, kuko madamu wanjye wa mbere, mama w'abana banjye, umwe wa undi mwabonye. Okay. Ajya guhiga nanjye njya kurangura telefone. Shiri nigeze nkwereka amafaranga Godfather y'amaso, wabonye naranguye gusa ngo uyumubaze Godfather nguyu hari amafaranga nigeze nkwereka? So wabonye naranguye gusura. Shiri yarambaje ngo se amafaranga wayakuye he, ko nzi ko nama telefone wari ufite, uri kumva? Ndamubwira ati nibwo namusobanuriye ko ari fundraising yakoreye kwa Godfather. Nta nubwo Shiri igeze abona ko amafaranga we yabonye gusa natangiye gucuza amatelefone, ambaza aho nayakuye, ndamusobanurira mubwira ko mama Jonathan amuha amafaranga yo kujya gukora iki, yo kujya gukora muri kuva Ama-G. Ndakumva. Rero madamu wanjye nubu aracyakora ibi ngibi, arabizi. Ni tumaranye imyaka 4 ariko umwaka tubana wo rashize. None se uharara gute icyarimwe hose? Nawe rero ntabwo tuba tubyumva neza. Ubu nuva aho ngaho urahita ujya no kwa mama w'abana. Ukuvuga ngo ntabyo kuvuga. Uyu munsi ese ko warakaye Ama-G? Hari ibintu nanjye mbona nkibaza Godfather, nawe uri umuntu. Ama-G ndakumva. Ubundi mu busanzwe ntabwo nari gushaka abagore babiri, uri kumva? Ubu ubonye n'uwa gatatu wamunobamo. Oya manzo wumve, ariko amateka yanjye n'uyu mukobwa, uri kumva? Niyo yatumye mfata icyemezo, kandi iki cyemezo nta muntu uteze kugihagarika. Nubundi erega nubundi abanyarwanda buriya barambabaje mu minsi yashize,
baranutse sana ngo ndasaba ngo ibiki, reka none nkora ibyananiye abandi bagabo basi, aho ngo nzicwe no kuba umuhanzi ufite izina ariko ngo wakennye upfuye nabi, reka bano bagore bazatume nkora cyane kuko nubundi ntago nywa inzoga, ntago nywa itabi. Urumva bro, ahubwo nzabe ndambara yarinze kagame ariko man, ndandamara nderugo.